Ndabasuhuje cyane mwe mudukunda kandi mudukurikira mwe mukunda ibiganiro tunyuza kuri channel yacu channel yanyu Ijuru Ntirikorerwa TV. Tunabashimira iteka tuzajya duhora tubashimira ko mudukurikira kuko bituma ibiganiro byacu bigira igisobanuro kuko bifite nyine ababikurikira. Urumva ukora ibintu bidafite abo bifitiye umumaro nawe nta motivation yo kubikora waba ufite, ariko turabashimira kubera ko mudukurikira mugakunda ibiganiro byacu tunyuza ku uyu muyoboro wa YouTube no kuri TikTok biriho. Tugira WhatsApp group ko mushaka kuyijyaho nayo ni Ijuru Ntirikorerwa, yatwandikira kuri 07844255 tukamushyiraho. Utarakana subscribe kuri YouTube channel rwose waratinze cyane. Ibintu nk'ibi utapfa kumva henshi, ukwiriye kubana natwe umunsi ku munsi ukumva ubutumwa bwiza, ukumva ijambo ry'Imana uko risobanurwa kugira ngo ribasha kugira umumaro, ubeho neza ubikesha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Njye uvuga nemere nshimira Imana, umuvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Imana yangiriye neza imenyesha umwana wayo Yesu Kristo, kandi mpa kumwizera mba amahoro. Yamenyesheje ko Yesu yapfiriye ibyaha byanjye byose aho biva bikagera, ntaravuka ntarabikora, kubera gusa ko inyoko muntu burya twese twanduriye hamwe muri Adamu acumuye, twese twari ducumuye. Yesu yaje gukiza umuntu kubera ko yarazi ko umuntu nyine wese yacumuriye muri Adamu. Hanyuma yemera kwishyiraho ibyaha byacu, yemera kwishyiraho ubugome bwacu, yemera kwishyiraho ibyo twabazwaga byose kugira ngo Imana ibimuhore ari igitambo cy'ibyaha byacu. Hanyuma twe tugirwa abakiranutsi, tugirwa abere, abantu nyine batabarwaho icyaha. Uwo niwe ndiwe, ariko nashimira Imana kubw'abandi bera bagenzi banjye bari ku isi yose, kandi mbasuhuza by'umwihariko abana b'Imana abakiranutsi aho muri. Turabizi ko mudukurikira muri ku isi yose, aho dukurikira uri hose turagusuhuje, ndagusuhuje. Gubwa neza mwana w'Imana, gubwa neza muvandimwe wanjye. Tekana, Yesu yarakwishyuriye. Tekana iwanyu ni mu ijuru, tekana uri umwana w'Isumba byose. Bamahoro mu Mana, gubwa neza, urakomeye, uzabaho iteka ryose. Iby'isi niyo byagaragara nk'ibyakugora ni iby'akanya gatoya, kandi mu Mana turatsinda kakahava, iwacu ni mu ijuru. Reka rero nihute ku ngingo y'icyo nashaka ko tuganira uyu munsi. Nashaka ko tuganira ku kintu cyitwa itorero rimwe. Itorero rimwe, abantu nyine kubera ukuntu twasanze isi yarabikoze, twagiye tubona ko wagira ngo hariho amatorero menshi, ndetse abantu bafite ahantu basengera hatandukanye, ugasanga ntibumvikana, ugasanga ntibiyumvanamo kwa, ugasanga umwe yumva nyine ko abo basengana ari abavandimwe, ko bakwiye no kugirirana neza kubera ko basengana mu by'ukuri, ariko abandi basengera hirya hariya bo akumva bari kure yiwe, akumva mu by'ukuri ni abanyamahanga niba ariko nabivuga. Ariko reka mvuge ko ubundi hariho itorero rimwe, hariho itorero rimwe, n'iry'Imana izi, niryo ry'ukuri, niryo rigizwe n'abantu bazajya mu ijuru. Ibindi abantu bagomba kubisobanukirwa neza nabyo bakabimenya. Ntabwo hariho amatorero menshi, hariho itorero rimwe gusa. Iryo torero rigizwe n'abana b'Imana n'abakiranutsi, niryo nawe ukwiriye kubamo. Hanyuma ukaba uziho kubera ko uririmo, watorewe muri Kristo, utoranywa mu bandi, ushyirwa ku ruhande, uba intore y'Imana, ubu umuntu uzajya kubana n'Imana. So iyo uri aho ngaho uba uririmo iryo torero aho waba uri hose. Ntabwo iyo ari groupe y'abantu runaka, ahubwo abantu runaka batowe n'abandi babarizwa ahantu runaka, ntabwo ari byo, ahubwo ni itorero ry'abana b'Imana, ry'abera, rigizwe n'abera bari ku isi yose. Reka nihute nifashisha amagambo ari mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Ni urwa kabiri Paulo yandikiye, dusome mu rwa kabiri Paulo yandikiye ab'i Korinto, turebe itorero n'abarigize.
niyo topic, niyo purpose y'ikiganiro cyangwa niyo ntego y'ikiganiro, ni ukumenya itorero n'abarigize. Pawulo umva kuvuga mu rwandiko rwa kabiri yandikiye itorero ry'i Korinto, Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, na Timoteyo mwene data turabandikiye, mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto n'abera bose bari muri Akaya hose. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo, amen. Urumva Pawulo niwe wabwirije aba bantu. Tugomba kubitandukanya. Hari ukuba warabwirije abantu ukabakorera follow up ukabakurikirana, nabyo ni ubuntu bw'Imana, nubwo tuzakomeza no gusobanura, kuko hari abantu benshi bavuga ko babwirije abantu ariko batarababwiye ubutumwa bwiza, barababwiye ibindi bidafite n'icyo byabamarira, bityo bakagwiza abantu babakurikira ariko batagwije abantu b'Imana, batagwije abantu Imana yemera. Noneho hano rero Pawulo yandikira itorero ry'Imana, abo mu itorero ry'Imana, mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto, ni abantu bo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto. Byumvikane neza, itorero ni rimwe gusa, not two, not three. Ntago amatorero ari abiri, nta nubwo ari atatu, nta nubwo ari ane, nta nubwo ari atanu, ahubwo itorero ni rimwe. Itorero ni rimwe, ntabwo ari abiri, ntabwo ari atatu, ntabwo ari ane, ntabwo ari atanu. Itorero ni rimwe. Ikindi ninde nyiri itorero bamusobanuye hano muri aya magambo dusomye, Imana niyo nyiri itorero. Imana ishimwe cyane. Jino tucyumve gutyo. Ndabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto. Imana niyo nyiri itorero, nta wundi muntu nyiri itorero. Imana niyo nyiri itorero. Itorero ni iry'Imana, rikaba riri hehe? Hano bavuze ngo aba bari bagize itorero ry'Imana bari baherereye i Korinto, nkuko wavuga mu Rwanda, nkuko wavuga n'ahandi. Abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto. So urumva habaho n'intambara nyinshi, haba abantu kumva turabanaka turabanaka turabanaka, turabo mu itorero, ariko ntabwo amatorero ari menshi. Ikintu cyanafasha abantu, ikintu cyatuma abantu banabana neza nabo bakabaho neza, bakareka n'intambara zitari ngombwa. Hari ukuntu tumaze iminsi turwana n'ibibazo byo mu karere, ariko abanaliste ba politike bakagaragaza umuzi w'ibibazo uburyo watangiye kera, abazungu bagaragariza abanyarwanda ko batandukanye, mbese ko harimo itandukaniro hagati yabo. Ntibyabaye mu Rwanda, byabaye ni Burundi, ntabwo byabaye mu Rwanda gusa, byabaye ni Burundi. Abantu bakaba diviser pour régner, la politique de diviser, gucamwa abantu ibice kugira ngo bashe kubayobora, ukabaryanisha. Ibi byanatuma abantu babana neza. Tumenye ko n'itorero ntabwo amatorero ari menshi, ntabwo ari abiri, ntabwo ari atatu, ntabwo ari atanu. Itorero ni rimwe gusa, ni itorero ry'Imana rigizwe n'abandi, rigizwe n'abandi. Icyo nacyo bagisobanuye, bavuze ko ari abera, baba ari ab'i Korinto, baba ari abo muri Akaya, abo bose bagize itorero ry'Imana. Baba ari abo mu Rwanda, baba ari ab'i Burundi, Tanzania n'ahandi, bagize itorero ry'Imana. Ntabwo amatorero ari menshi rero, itorero ni rimwe rigizwe n'abera b'Imana, amen. None rero wahita nawe unamenya niba uri mu itorero cyangwa utaririmo. Icyo nacyo ndagira ngo tukivuganeho. Niki cyamenyesha umuntu ko ari mu itorero cyangwa ataririmo? Nuko swat uri uwera cyangwa ukaba utariwe. Niba wumva nawe wihamiriza ko uri umunyabyaha, ntabwo uba mu itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana ntabwo rigizwe n'abanyabyaha. Kandi tugende kuri bottom line, cyangwa se ku cyita rusange cy'ibintu, ku ntangiriro ya byose, nuko Imana yatakaje umuntu kubera icyaha cya Adamu. Umuntu ajya kure y'Imana, agiye kure y'Imana atandukanywa nayo, aba umwanzi w'Imana. Ariko Imana ica inzira yo kugira ngo igarure umuntu, ikoresha Kristo kugira ngo ayicungurire umwana w'umuntu. Imana ivuga ko uzamwizera akizera ko ibyaha bye byose byagiye kuri Kristo akabihanirwa, uwo muntu Imana izamugira umwere. Abaroma 10:10 aravuga ngo umutima ni w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Uwo muntu Imana izamubara nk'umukiranutse, mbese izaba ikiranutse nawe
izaba itakimubaraho icyaha, uwo muntu aba yinjiye mu itorero ry'Imana. Nizere ko cyumvikana. Itorero ry'Imana rigizwe n'abera gusa. Mbese iyo utari uwera ntabwo uba mu itorero ry'Imana. Mbese wanze kwizera icyo Yesu yagukoreye kugira ngo ugirwe uwera imbere y'Imana, so ntabwo uba mu itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana ni rimwe, rigizwe n'abera aho baba bari hose, aho baba bari hose bagize itorero ry'Imana. Hari ukuntu Peter nawe abivuga, ni mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cya 2 umurongo wa 9, aravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Urumva Petero nawe aza yunga mu byo Pawulo nawe yavugaga, akavuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Imana ishimwe cyane. Abagize itorero ni abantu Imana yaronse, ni ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera. Ni ukuvuga ngo nta muntu utari uwera, utari umukiranutsi uba mu itorero ry'Imana. Abo bantu Imana yabatoranirije muri Kristo. Abo bantu Imana ni abantu bizeye Kristo bagahinduka bera. Imana ikabira baronse nyine. Imana ibaronse muri benshi, niyo mpamvu bavuze ngo batoranijwe. Nuvuga ngo hari benshi bagomeye Imana ku bw'icumuro cya Adamu, ndetse bari bose, ariko muri abo bose hari abizeye Kristo bakizera ko babariwe, bakuweho urubanza, abo bakinjira no mu itorero, bakaba babaye umuryango w'Imana, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Abatambyi b'ubwami, iki ni ikindi gusobanura ubutambyi bushya n'icyo bumaze nuko bukora. Ni abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Imana yadukirije muri Kristo Yesu, tubyizeye bibi byacu, ariko ibidukirije kugira ngo tuyamamaze, tuyimenyekanishe no kubatayizi. Imana ishimwe cyane. So itorero rero rigizwe n'abera bari ahantu hagiye hatandukanye, meme n'abera bamaze kwambuka nyine, nabo ba Petero na ba Pawulo, ba Yakobo, ba Yohana n'abandi bose, ba Timoteyo bavuzwe na hariya mu rw'Ikorinto. Abo bose bagize itorero ry'Imana. Ni ukuvuga ngo utari uwera ntaba mu itorero ry'Imana. Icyo nicyo tugomba kumva. So abari mu itorero rero ni abantu Imana yaronse, ibatora muri benshi. Niyo bavuze ngo abantu ubwoko bwatoranijwe, ni abantu batoranijwe bakuwe mu banyabyaha bagirwa bera. So iyo kivuga ngo uri umunyabyaha rero ntabwo uba uri mu ishyanga ryera ry'Imana, so nta nubwo uri mu itorero ry'Imana. Abo rero nibo bagize itorero ry'Imana. Icyo tugomba kucyumva gutyo. Icyo tugomba kucyumva gutyo. Niba utari uwera ntuba mu itorero, niba uri uwera uba mu itorero. Regardless aho ujya guteranira, bikaba bidafite aho bihuriye n'aho ujya guteranira. Aho ujya guteranira ntago hakugira uwera. Aho ujya guteranira ntihakugira uwera. Ntabwo umuntu agirwa uwera naho ateranira. Ntabwo umuntu agirwa uwera no kuba yarabatijwe. Ntabwo umuntu agirwa uwera ikindi, nta nubwo ugirwa uwo mu itorero ry'Imana no kuba hari ahantu wanditse mu muryango runaka wa Gikristo, noneho ukaba ufite ahantu barizwa. Ntabwo ibyo bikugira uwo mu itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana rigizwe n'abera b'Imana aho baherereye hose. Kuba ufite ahantu utanga icya 10, ukora n'icyo twita umurimo. Ukora n'icyo twita umurimo, ngo ngende umuririmbyi, ndi umucuranzi, ndi umwinginzi, ndi umupasitoro, ndi umuvugabutumwa, ndi biki. Ibyo nabyo ntibikugira uwo mu itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana rigizwe gusa n'abantu bera, abera, abakiranutsi berejwe muri Kristo Yesu. Mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye ab'Ikorinto naho arabisobanura mu gice cya mbere. Reka tuhasome mu gice cya mbere cy'urwo rwandiko, dusome imirongo mike ibanza nk'ibiri. Haravuga ngo Pawulo wahamagariwe kuba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yashatse, na Sositeni mwene data, turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'Ikorinto berejwe muri Kristo Yesu kandi bahamagawe kuba abera, hamwe n'abantu bose bambariza hose izina ry'umwami wacu Kristo Yesu Kristo, ari we mwami wabo n'uwacu. Imana ishimwe cyane.
yandikiye abera bari muri Kristo, abera berejwe muri Kristo, bari i Korinto kandi bahamagariwe kuba abera, hamwe n'abandi bantu bose bambariza hose izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ari we mwami wacu ndetse n'uwabo. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo abera baboneka bate? Baboneka ari uko bizeye ko berejwe muri Kristo Yesu, ko bakuweho ibyaha byabo ku bwa Yesu Kristo, ko bababariwe ibyaha byabo byose ku Yesu Kristo, ko bagizwe intungane abatagatifu, abantu Imana itabaraho icyaha ku bwa Yesu Kristo. Abo nibo bera bari mu itorero ry'Imana. Amen. Ndagira ngo niba uri mu itorero ry'Imana, ndagira ngo ushimire Imana aho uri hose. Ibintu bigomba gukuraho imipaka, bigomba gukuraho ibintu by'utugrupe no duki twose abantu bitekerezamo. Ugomba kumva ko uwera ni umuntu wese wamaze kwizera ko amaraso ya Kristo, urupfu rwa Yesu Kristo, guhambwa no kuzuka kwe byamukuyeho urubanza rw'ibyaha. Uwo ni uwera, ni umukiranutsi, hadashingiye ahantu ateranira, hadashingiye ahantu ateranira. Tujyane neza. Ikindi, guterana kwera nako, guterana kwera ntabwo ari uguterana kw'abantu abari bo bose. Nyine guterana kwera, niba hariho abera, ubwo no guterana kwera ni uguterana kw'abera. Niba hariho abera, binavuze ko guterana kwera ni uguterana kw'abera. N'aya matorero nyine yandikirwaga, yabwirwaga nuko bakwiye kuba baterana, nuko bikwiye kuba bigenda, n'imibanire yabo nk'abera. Akenshi rero dufata ibyanditse muri Bibiliya tukabyiyapurikaho, ariko tutari ba nyirabyo, niyo mpamvu bidatanga umusaruro. Ubu rero kuba utari uwera ukagenda ukurikira noneho imico y'abera Pawulo agiye avuga muri Bibiliya, ntabwo bikugira uwera, nta nicyo bikumarira. Niyo mpamvu birangira n'umumaro w'ibi byanditswe kuri wowe ntawo. Ariko nivugiraga itorero niki? Itorero ni ensemble y'abantu bose bizeye ko bagizwe abera ku bw'amaraso ya Yesu Kristo, aho bari hose, ari abazabaho, ari ababayeho, ari abariho, abo bose bagize itorero ry'Imana. Ntabwo Imana kandi ntibabona mu buryo butandukanye, ntabwo Imana ibabona nk'aho batandukanye rwose. Oya, ahubwo bose ni bamwe, icyabakijije ni kimwe, ndetse n'umwami wabo n'umwe, nk'uko tubibona mu Befeso mu gice cya 4 mu mirongo ibanza, bavuga hariho umwami umwe, hariho ukwizera kumwe, icyiringiro kimwe, umubatizo umwe, ukwemera kumwe. Abo bantu bose ni bamwe, aho baherereye hose ni bamwe. Ntabwo abera ari benshi, ntabwo abera barimo ibice bitandukanye, kuko nta handi Imana yakirije abantu, nta handi Imana yereje abantu, nta wejejwe gake n'uwejejwe cyane, nta wera uruta abandi. Abera bose ni bamwe, aho bari hose bagomba kwiyumva kandi gutyo. Ni abavandimwe, iwabo ni mu ijuru, bafite gakondo, bafite citizenship y'ijuru bose. Icyo kintu kigomba kumvikana gutyo. Itorero ry'Imana ni iryo. Reba neza, isuzume, reba neza niba uri mu iryo torero. Niba utaririmo, imirimo yose ukora ni imfabusa. Ibyo uvuga ukorera Imana ni zeru. Kandi ntabwo ibyo dukorera Imana ari byo bituma tubarizwa mu iryo torero ryayo. Never. Kuba mu itorero ry'Imana nuko twabisomye hano mu rwandiko dusorejeho rwa mbere rw'Abikorino, naberejwe muri Kristo Yesu. Abo nibo bagize itorero ry'Imana. Ntabwo ari abaririmbyi, ntabwo ari abacuranzi, ntabwo ari abatanga amaturo make cyangwa menshi. Oya, abo mu itorero ry'Imana naberejwe muri Kristo Yesu. Kandi abo baba bahindutse abaragwa b'ijuru. Ntabwo umuntu yerezwa muri Kristo Yesu ngo azagira ibindi bintu akora kugira ngo abe umuragwa w'ijuru. Never. Iyo umuntu amaze kwizera Kristo aba ahindutse umuragwa w'ijuru. Iyo ubaye uwera uba uhindutse umuragwa w'ijuru. Ijuru uba urifite. Kuba ndi kuvuga ubutumwa bwiza si ukugira ngo bimpeshe kuzajya mu ijuru. Never. Kandi Petero yavuze mu rwandiko rwa 2:9 ngo turi abantu Imana yaronse, ariko iturongeye kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo. Ruvuga ngo yaraturonse, yamaze kuturonka. Niyo yaturonse ikoresheje Yesu, yaraturonse, byararangiye.
ariko imaze kuturonka yaturonkeye iki? Kugira ngo twamamaze ishimwe rye, tubwire abantu ibyiza Imana yadukoreye, tubwire abantu ubutumwa bwiza, tubwire abantu ubuntu bw'Imana, tubwire abantu uburyo Imana yagiriye abantu neza. Abantu niba bizi bari kwirwanaho, bari kwishakishiriza, bakumva ko bazemererwa mu byo bakora bidashoboka. Ibyo Imana yakoze muri Kristo byatugize abera, kandi Imana yaratwemeye, twabaye abo mu itorero ry'Imana, abami. Come on, twabaye abami. Ni ikintu gikomeye cyane, abami ndetse n'abatambyi, abantu Imana yaronse. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ibintu byarangiye, ntabwo ari ikintu kizaba, ahubwo ni ikintu cyamaze gukorwa. So abantu rero be kwirata amadini basengeramo, n'utugurupi. Hari n'abavuga ko bataba mu madini nabo baba mu bindi bibi cyane, ariko n'utugurupa abantu bitekereza ko bagiye babarizwamo. Ibyo byose ntabwo ari byo bigize uwo mu itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana rigizwe n'abera aho babarizwa hose. Kuba warakijijwe wizeye Kristo, wizeye ko wababariwe ibyaha byawe byose, uhinduka uwera w'Imana. Abera bakwiriye kuvuga rumwe, abera bakwiriye gusenyera ku mugozi umwe. Ikimana yaduhamagariye ni ukwamamaza ishimwe ryayo, tugashyira imbere ishimwe ryayo, apana ishimwe ry'abantu, ahubwo ishimwe ry'Imana. Kuvuga iby'Imana yakoze, tuyishimira ko yatubabariye ibyaha, tuyishimira ko yatubyaye ikatugira urubyaro rwayo, tuyishimira ko yatugize abana bayo, tuyishimira ko yatugize abami n'abatambyi, tuyishimira ko yatugize ibikomangoma, tuyishimira ko yaduhaye kwimana na Kristo, tuyishimira ko yaduhaye kuzabaho iteka muri, tuyishimira ko yatugize ibiremwa bishyashya. Nubwo twambaye imibiri y'abantu, ariko muri twe harimo ubuzima bw'ubumana. Abagalatiya 2:20 Paulo avuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri njyewe. Ni ikintu gikomeye cyane, that is a very powerful message. Ni ikintu gikomeye cyane kuba atari njye uriho, akaba ari Kristo uri muri njyewe. Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho nyamara sinjye ukiriho, ni Kristo uriho muri njyewe. Ntabwo rero nanjye ubwanjye ni considera nk'umuntu usanzwe w'ivuko ry'abantu, kuko ari Kristo uriho muri njyewe. Imana ishimwe cyane. Dufite rero ibyo gushimira Imana kandi bikomeye. Kuba mwisi umuntu yarababariwe ibyaha, kuba mwisi umuntu yaremewe n'Imana, kuba mwisi umuntu ari umwana w'Imana, kuba mwisi umuntu ari icyaremwe gishyashya, kuba mwisi umuntu yishingiwe n'Imana, kuba mwisi umuntu ari umuragwa w'ijuru, kuba mwisi umuntu azi neza ko hano atari iwabo, ko isaha n'isaha azahava agataha mu rugo. Bituma n'ibibera mu isi bitadushyiraho urutabi runini, bitatugiraho urutabi runini. Ntabwo abituremerera cyane. Niko muri myavuga ngo ntabwo n'amakuba yaturemerera tumwiringiye kandi tumwumvira. Ntabwo amakuba turemerera kubera ko tuzi neza ko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza tubikiwe mu Mana buzahishuka. Bakundwa turabana b'Imana, ariko tuzasa ntabwo kwari kwerekana. Ariko icyo tuzi neza nuko Kristo niyerekanwa, natwe nawe turi mu bwiza. Imana ishimwe cyane. Ubwiza bwanjye ni ubwiza bwa Kristo. Ntabwo ubwiza bwanjye ari imyenda nambaye, ntabwo ubwiza bwanjye ari inzu mbamo, nta nubwo ubwiza bwanjye ari imodoka nagendamo, ntabwo ubwiza bwanjye ari igihugu cyiza ntuyemo, ntabwo ubwiza bwanjye ari uburebure bw'igihagararo, ntabwo ubwiza bwanjye ari ukuba ndi igikara cyangwa ndi inzobe, ntabwo ubwiza bwanjye ari amashuri nize make cyangwa se menshi, ntabwo ubwiza bwanjye ari ukumenya kuvuga cyane, kuvuga neza, ntabwo ubwiza bwanjye ari ubwenge mfite bwa hano, ntabwo ubwiza bwanjye ari ubw'umuntu yantekerezaho cyangwa nanjye ubwo nakwitekerezaho, ahubwo ubwiza bwanjye ni uko ndi umwana w'Imana. Imana isumba byose, umuremyi w'isi n'ijuru, uwaremye byose, ubeshaho byose, uwo niwe mubyeyi wanjye. Mfitanye isano direct njye nawe yo kuba ndi umwana we, nkaba umuragwa w'ijuru, nkazabana n'Imana iteka ryose mu ijuru. Wow! Naho imfatiro z'isi zasenyuka, naho byose bizavaho, n'uyu mubiri uzavaho, ariko mfite kuzabaho iteka ryose. Ubugingo buhoraho, eternity, eternal life, ni ubuzima bw'iteka. Ni ubuzima budafite igihe butangirira n'igihe burangirira, ahubwo ni ubuzima bw'iteka ryose. Nibwo buzima nahawe muri Kristo Yesu. Ntabwo nizeye Kristo navugururiwe. Oya, si ubuzima bwanjye bwavuguruwe, ahubwo nahawe ubuzima bushya bw'iteka ryose. Ni ubuzima bwa Kristo. Kristo wahozeho, uriho kandi uzahoraho. Jambo wahozeho, wahoranye n'Imana kandi wari Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Ubwo buzima nibwo mfite. Haleluya! Ese Yesu afite ibingana iki? Ese Yesu angana iki? Yesu afite imbaraga zingana iki? Aho niho ndi.
aho niho mbarizwa, muri uwo nyine niho ndi. Nagabanye ubwo buzima bw'ubumana bwiteka, budasenyuka, budapfa, butarwara, butagira gute, aho niho mbarizwa. Haleluya. Ntabwo rero nihwanya n'uyu mubiri wo ushobora kugerwaho na bimwe mu byo mvuze n'ibindi ntavuze, ariko ubuzima bwanjye mu Mana n'ubwiteka ryose. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nanjye nipfobereza nk'uyu mubiri Pawulo yito gucishirizwamo bugufi, ntabwo ari aho ngaho ubwiza bwanjye buri. So ndashaka kuvuga rero ko dufite ibyo gushimira Imana bikomeye, bidanyeganyega, bidahinduka, byiteka ryose. Twakabaye dushimira Imana. Abera umurimo wayo ni ugushimira, ni ukwamamaza ishimwe ry'Imana, tukayimenyekanisha ku batayizi, tukavuga imbaraga zayo, tukavuga gukomera kwayo, tukavuga imbabazi zayo, tukavuga urukundo rwayo, tukavuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoze, tukavuga ibyo tugize abera, abaziranenge, abantu batagawa, abandi Imana yaronse. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndi umwe muri abo. Nta kindi kintu mfite narata, nta kindi kintu mfite gikomeye nabwira wowe, nabwira n'abandi. No, icyo nicyo kiruta ibindi bintu byose nkwiriye kuvuga. Umwanditsi w'Abayibura aravuga ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki. Haleluya. Mu byo tuvuga, mu byo navuga byose nta gikomeye kiruta ibyo ngibyo. Ibyo navuga byose naba ntunze nkirata nkagira gute, ibyo bizarangirira kumva. Ibyo bifite end, bifite iherezo. Ariko hari ibyo nahawe byiteka ryose, ubugingo buhoraho. Ariko n'amadini atajya avuga n'ibyo ngibyo. Biratangaje cyane. Ahubwo abantu babivugira, Imana irabaha inzu, irabaha imodoka, irabaha ibyo bintu nuko bishaka, bigira inzira binyuramo abantu bakabibona. Bifite inzira bicamo mu buryo bwa hano nyine. Hari inzira bicamo. Ntabwo ikintu abantu bakeneye si ukubwirwa iby'ibishira, kwirata ibishira, kubwirwa ibishira, ibibora. Abantu bakeneye kubwirwa iby'Imana yakoze muri Kristo, biduhesha ibitabora, biduhesha ibidashira, biduhesha iby'agaciro kenshi, bidacuye, bitagajuka, umuntu atabasha kubona ikindi yabigereranya nabyo. Icyo nicyo abantu bakeneye. Abantu bari disappointed, bayobotse amadini atandukanye, ariko ntibaba mu itorero ry'Imana nk'uko twabivuze, ntibanamenya imigisha y'ubumana ibagenewe, idasanzwe, itarondoreka, abantu bakwiriye kuba babwirwa. So uyu munsi hindura ibitekerezo. Uyu munsi reka kwitekerereza mu bintu bipfuye bitari byo, mu tugurupe dutandukanye. Ahubwo uyu munsi ukwiye kwitekerereza kuri high level, ku buzima bwo hejuru Imana itangira muri Kristo Yesu. Niba utari uwera, n'ibyo abera ntibikureba, ariko uraguwe, kubera ko ibindi byose wakwirata n'iby'umwanya muto, n'iby'umumaro muke, n'iby'agaciro gakeya, n'ibitenguha ababyiringira. Icyo kwirata ni uko umuntu yaba umwana w'Imana, kuko ubaye umwana w'Imana waba ugabanya iby'Imana, wabaye umuragwa w'iby'Imana, byose aho biva bikagera. Ariko icya mbere uba ubonye ni ubumana nyine. Iyo tuvuga iby'Imana ntuhite wumva amazu n'ibindi, ahubwo icya mbere uba ubonye ni ubumana nyine, kuko Imana ari iteka. Icya mbere ubuhawe kubaho iteka ryose muri yo, hanyuma ukagabana nyine ubwo buzima bw'ubumana, ukaba umuraganwa na Kristo. Haleluya. Baba twise abami n'abatambyi. Niba Imana ari umwami, niba Kristo ari umwami, nawe buhindutse umwami. Icyo bintu ni ibintu bikomeye cyane, bitagereranwa n'ibintu bigajuka nk'uko Petero yabivuze. Icyo nicyo abantu bakwiriye kwirata, nicyo ukwiriye kumenya, nicyo ukwiye gusobanukirwa. Natwe ntituzahwema kubasobanurira the gospel, the real gospel, ubutumwa bwiza nyakuri bubasha kubatura umuntu. Yesu yaravuze ngo umwana nababatura muzamubatuwe by'ukuri. Umuntu akabatuka, akava mu bubata, akaba umudendezo, agatsinda, akanesha, akaba ubuzima bw'ubutsinzi, ubuzima bugendera hejuru y'ibindi bintu byose. Imana ishimwe cyane kuko ubuzima bwayo nyine bw'ubumana yatanze mu bantu. Abantu bakaba bagenda bafite imibiri y'abantu ariko bafite ubuzima bw'ubumana. Imana ishimwe, glory be to God. Imana ishimwe cyane. Abera aho turi hose ku isi yose twishimira icyo ngicyo Imana yadukoreye. Nawe utari waba uwera ngwino wisigara, kubera ko n'ubuntu ijuru ntirikorerwa, kuba umwana w'Imana ntibikorerwa. Yohana mu butumwa bwiza 1:12 cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo ubaye umwana w'Imana ubuhawe ijuru.
iyo ubaye umwana w'Imana uba ugabanye kubaho iteka ryose ubanye n'Imana mu ijuru, mu munezero, mu mahoro, mu mutekano udashira w'iteka ryose. Icyo nicyo nkwifuriza kandi nicyo nifuriza abantu bose bakurikira ubutumwa bwiza tuvuga. Dusoze rero tubashimira ko mwadukurikiye, ko mwabanye natwe. Mbibutse utarakora subscribe akwiye kubikora, utarajya kuri WhatsApp group yacu nanyandikire kuri 07844252. Niba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ushyiraho code +250 7844252 tubane kuri WhatsApp group n'abandi bera benshi, ukomeze waguke usobanukirwe byinshi. Imana ishimwe kubwa Yesu Kristo watugize abera tugahinduka baragwa b'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe no kubwanyu mwese, Imana ishimwe kubw'ibyo yaremye, Imana ishimwe ku mugambi mwiza yagize ku muntu, Imana ishimwe no iteka ryose. Amen.